kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi mwitoranyirize uwo muzakorera, ariko jyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Aya ni amagambo aboneka muri Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 15, kikaba ari cyo kwibukwa cy'iki cyigisho twatangiye cya 13. Icyigisho cya 13 gisoza amigisho yacu atubwira ngo uyu munsi mwitoranirize. Reka ngo ikaze rero nshuti muvandimwe mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Ni ibyigisho biyobora abakuze, ni ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato, akaba ari ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, bitegurwa hakurikijwe ibihembwe. Turi mu gihembwe cya 4 cy'umwaka w'ibihumbi 2025, aho turi kwiga ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yesuwa. Nkuko nabibabwiraga, tugeze mu cyigisho cya 13 gisoza amigisho yacu, gisoza iki gihembwe cya 4 cy'umwaka w'ibihumbi 2025. Icyigisho cya 13 turiho kiratubwira ngo uyu munsi mwitoranyirize. Mu buryo budasanzwe tugiye kurebera hamwe ingingo y'ibibanza, ingingo yo kuwa mbere n'ingingo yo kuwa kabiri w'isabato. Murabizi ko tumaze iminsi 2 tutigana amigisho. Reka rero dufatire hamwe izi ngingo kugira ngo we musomyi wa Bibiliya ubashe kugira icyerekezo kuri izi ngingo, niba utarabashe kugira amahirwe yo kubona amigisho ngo yisomere. Reka dusenge maze twinjire muri izi ngingo uko ari ebyiri. Turagushimye Uwiteka mwongera ubugingo bwacu, tugushimiye urukundo rwawe n'ineza yawe. Uri Imana ikomeye, Imana itwitaho, Imana igira neza, itureberera. Abana bawe tugiye kwiga ijambo ryawe, udufashe ritureme, ritugenge mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi mwitoranyirize, icyigisho cya 13, icyo kwibukwa wacyumvise. Amagambo y'ibibanza atwinjiza muri iyi ngingo, umwanditsi yaratubwiye ngo igice giheruka igitabo cya Yesuwa kivuga iby'ibirori byo kuvugurura isano, ariyo kuri iyi nshuro byari biyobowe n'ubuyobozi bw'Abisirayeli, cyangwa se umuyobozi wa Isirayeli wari ugeze mu zabukuru. Iki gice giheruka Yosuwa ni igice cya 24 umwanditsi ari kutubwira. Iki ni igice kivuga iby'ibirori byo kuvugurura isezerano. Yosuwa wari ugeze mu zabukuru yateranyije ishyanga rya Isirayeli ryose mu gice cya 4, abateranyiriza ahitwa Ishekemu, ahamagaza abatware b'Abisirayeli n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abatware b'ingabo baza kwiyerekana imbere y'Uwiteka. Byari ibirori byo kuvugurura isezerano. Yosuwa bibutse ibintu byinshi cyane. Ati Imana y'abasekuruza yabanye namwe hakurya ya rwa ruzi, irarubambutsa, yabanye na Tera Aburahamu, yabibukije ibintu byinshi cyane kugira ngo namara kubibibutsa bongere bavugurure iryo sezerano. Yarageze mu zabukuru rero, nubwo ritari isezerano ubwaryo, ahubwo rikaba ari na raporo y'ibirori byo kuvugurura isezerano. Iki gice gikubiyemo imigabane y'amasezerano yabaga hagati y'umugaragu na shebuza mu burasirazuba bwa hafi bwa kera. Isirayeli nk'umugaragu w'Imana, hari ingingo rero bagombaga kwibukiranya, aho shebuja w'umugaragu ari we nyiri gutangiza amasezerano agaragazwa. Kandi yababwiye ijambo rigaragaza amateka, risobanura umugaragu uri hagati ye na shebuja. Kandi wibuke yuko umugaragu yasabwaga kumvira shebuja, ariko nyuma yo kumvira shebuja akamugandukira, bakibutswa imigisha yagombaga kuza
bitewe no kumvira, ariko bakanibutswa imivumo yagombaga kuza itewe no kunyuranya n'isezerano bagiranye na shebuja. Nyuma rero yo kwibutswa amasezerano, bagombaga gushyingura inyandiko zasomwe mu ruhame, zasomyeho abantu, kugira ngo ibyo bitazibagirana no mu bisekuru bizabakurikira. Nyuma yaho rero hagombaga kwemezwa isezerano, ariho werekera ku murongo wa 15. Yesuwa n'umuryango we hari icyo biyemeza, ariko bakagira n'icyo basaba ubwoko bwa Isirayeli. We aratangira ati, njyewe n'inzu ya data, njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Namwe rero niba mutekereza ko gukorera Uwiteka ari byo, mumukorere mutaryarya. Yesuwa yari yegereje iherezo ry'ubuzima bwe, kandi nta wundi muntu wagaragaraga wagombaga kuzamusimbura. Kuvugurura isezerano rero rwari urwibutso rwibutsa Abisirayeli ko umwami wabo ari Yahwe ubwe, kandi ko nibakomeza kumubera indahemuka azabarinda. Isirayeli ntiyari ikeneye umuntu ngo ayibere umwami nk'ishyanga, ryari riyobowe n'Imana ubwayo. Bagombaga guhora bazirikana ko umwami wabo rukumbi ari Uwiteka. Ibyo rero nibyo bibukijwe, ibyo byari bibanza. Hanyuma ingingo yo kuwa mbere yaratubwiraga ngo mwari muhari. Bisa nkaho bari kwibutswa ibintu runaka, ibi byabaye muhari, mwabibonesheje amaso yanyu. Yego, niko byari biri. Yesu ateranyirije abantu i Shekemu, ahamagaza abatware babo n'abacamanza n'abatware b'ingabo, baza kwiyerekana imbere y'Imana. Urumva ubwabo presence yabo yari ihari, bari bahari ubwabo. Aha rero i Shekemu bateraniye, hari ahantu Aburahamu yubatse kera igicaniro ubwo yari ageze muri icyo gihugu, kandi aha niho Imana yamuhereye bwa mbere isezerano ry'icyo gihugu. Imana aho niho yahereye Aburahamu bwa mbere isezerano ry'icyo gihugu. Aha rero Yosuwa yongeye kuhabateranyiriza, kuko amasezerano yose Imana yari yarasezeraniye Aburahamu yaramaze gusohora. Ahari wenda kubateranyiriza i Shekemu byari kubibutsa ibitangaza by'Imana, ibyo Uwiteka yakoreye ishyanga. Ngaho rero aho bateraniye i Shekemu, mu gitabo cya Yesu igice cya 24 umurongo wa 2 kugeza ku wa 13, ni hahandi bibutswe ibi byose, bibutswe ibyabaye byose byo kuvugurura isezerano. Ubundi ni ihe ntego nyamukuru iri mu butumwa Imana igeza ku Bisirayeli. Ubundi Imana niyo nsanganyamatsiko y'ibisubirwamo byabaye mu gihe cyatambutse, aho usanga buri gihe ariyo igaruka. Njyana, namukuye, naguhaye, natumye, natejeje ibyago, nakoze, nabavanye, narabarokoye n'ibindi byinshi. Muri iyi nkuru rero Isirayeli ntabwo ariyo iharanira gusohoza intego runaka, ahubwo isohorezwa iyo ntego kuko Imana ubwayo yagiye ivuga ibyo yakoze. Imana niyo yaremye Isirayeli. Yaba Imana itaragize uruhare mu mibereho ya Aburahamu, nabo baba barakoreye ibyo bigirwamana. Kubaho rero kwa Isirayeli nk'ishyanga ntabwo byatewe n'umurimo mwiza wakozwe n'umwe mu bakurambere bayo, ahubwo byatewe n'umurimo w'ubuntu bw'Imana. Kuba Abisirayeli baratuye muri icyo gihugu ntibikwiriye kubaho urwaho rwo kugira icyo birata, ahubwo ni impamvu ituma bakwiriye gukorera Imana. Ni impamvu yagombaga gutuma bakorera Imana, kuko ni kubw'ubuntu gusa wakora iki cyaguhesha agakiza, cyaguhesha gukiranuka.
ntacyo gusa hepfo kusubisoza muri iryo teraniro aho bari bari abantu benshi bari aho ntabwo bari bazi ibyabaye mu gihe cyo kuva mu Misiri. Abari bari aho siko bose bari Horebu, nyamara Yosuwa avuga ko bose bari bahari. Ati mwari muhari. Muri make amasomo yo mu gihe cyatambutse abo mu gisekuru gishya bagombaga kuyagira yabo. Iki nicyo byari bivuze, mwari muhari. Imana yakoreye umurimo abakurambere bo mu gihe cyatambutse, ati yiteguye kugira ibyo ikorera abo mu gisekuru bagezemo. Ibyo barabyibutswa. Icyo Abisirayeli bagombaga gukora ni ukwiringira Imana. Baba ababonye ibyo kuva mu Misiri bari baraho, baba bo muri icyo gisekuru bari bagezemo, amateka bari barabwiwe yabafataga nk'aho bagombaga kuba nabo ubwabo bari bahari, kuko ibyo ababyeyi babo bababwiraga nibyo bari bariboneye n'amaso yabo. Niyo mpamvu Yosuwa adashidikanya kubabwira ati mwari muhari. Nibyo koko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ese iby'Imana yagukoreye nawe bigutera kwishikamaho no kwikora no kwinambaho, cyangwa waribagiwe uyitera umugongo? Ingingo yo kuwa kabiri w'isabato uyu munsi wa none ni ingingo itubwira ngo mukuri mutaryarya, mukuri mutaryarya. Aya magambo se yo yaturutse hehe? Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 14 hari amagambo atubwira ngo nuko noneho mwubaho Uwiteka mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana basokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no mu Egiputa, mujye mukorera Uwiteka. Haleluya. 25. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, mwitoranyirize uwo muzakorera. Ntibagombaga kuba mu mayira abiri. Oya, niba ari izo mana z'abasogokuruza bakoreraga zo hakurya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu turimo cyangwa se murimo, Yosuwa ariko arenza amagambo akomeye ngira ngo uyu munsi aba yawe abe n'ayanjye n'umuryango wanjye. Ati ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Haleluya. None se nawe n'inzu yawe mwiteguye gukorera Uwiteka? Nshuti muvandimwe, wowe n'inzu yawe cyangwa se wowe bwawe uzakorera Uwiteka? Ushobora kuba utaragira umuryango mugari, ariko impagarike yawe nayo ubwayo ikeneye kwegurirwa Uwiteka. Amagambo akomeye Yosuwa yavuze. Icyo Yosuwa rirahamagarira abantu ahangaha ni ugukora neza, kuba mukuri, binyuze mu gukomeza kuba indahemuka ku muremyi wabo. Bagombaga kwiyemeza gukomeza kuba umwihariko, maze bakaba mu gihugu, aba rero Yosuwa yabashyize agapira imbere kugira ngo uguhitamo kube ukwabo ntawe ubahitiyemo. Yabibukije ibyabaye byose, abibutsa ibitangaza, abibutsa uburyo Uwiteka yabanye nabo akabarindisha ukuboko kwe. Arababwira ati ngaho rero, niba mutekereza ko gukorera ibigirwamana bene iki gihugu turimo ari byo byabakiza, ni mu bihitemo. Ariko niba mutekereza ko gukorera Uwiteka uriya nababwiye, uriya wakuye basokuruza mu butayu, wakoze ibitangaza bikomeye, niba mutekereza ko ari byiza, ngaho nimuze tumuyoboke. Njyewe n'inzu yanjye twiyemeje kumukorera. Kurarika kwa Yosuwa gukubiyemo ibintu bibiri by'ingenzi. Icyambere, kubaha Uwiteka. Cyo niki? Iyo ni intego nyamukuru, n'ingingo nyamukuru ikubiyemo muri iri rarika Yosuwa yatanze. Icyambere, kubaha Uwiteka.
icya kabiri kumukorera mu by'ukuri bataryarya. Bagombaga gukorera Uwiteka bataryarya. None se nshuti muvandimwe, ese dukorera Uwiteka tutaryarya? Mu byo gukiranuka tubikiranukamo? Ibyo gukiranukira Uwiteka turabikora? Kubaha Uwiteka ntabwo bisobanuye imibereho yo guhora uhinda umushyitsi kandi ufite amarangamutima adatuje, ahubwo byerekeje ku kubaha ndetse no gutinya bikomoka ku kumenya ugukomera kutajegajezwa, ukwera ndetse no kutagira iherezo kw'Imana ku ruhande rumwe, ndetse ku rundi ruhande bigakomoka ku kumenya ukuntu turaba ubusa. Nshuti muvandimwe, turi ubusa, abanyabyaha, turi abanyabyaha, turama igihe gito. Kubw'ibyo kubaha Uwiteka ni uguhora tuzirikana ugukomera kw'amategeko y'Imana, kumenya ko Imana itari data wa twese wo mu ijuru gusa, ahubwo ko ari n'Umwami Imana. Ibi rero nitubimenya bizatera umuntu kugira imibereho yo kumvira Imana. Mu gihe kubaha bisobanura imyifatire y'imbere mu mutima igomba kuranga Umwisirayeli, umusaruro uva mu kubaha Imana ni umurimo. Umurimo ni umusaruro uva ku kubaha Imana. Umurimo rero Abisirayeli basabwaga gukora urangwa n'amagambo abiri y'Igiheburayo: nta buryarya ndetse no mu kuri. Gukorera Imana mu kuri, nta buryarya, ayo niyo magambo y'ingenzi. Gukorera Imana mu kuri tutaryarya. Ubundi umuntu udahemuka ni umuntu wo kwishingikirizwaho kandi ushobora kugirirwa icyizere. Ikintu cy'ibanze Yosuwa yasabye Isirayeli ni ukugaragariza Uwiteka ubudahemuka nk'uko Imana ubwayo yabugaragarije ubwoko bwayo mu mateka yabwo. Ntabwo ari ukubahiriza amategeko kugaragara inyuma gusa, oya, ahubwo ni ibiva imbere mu mitima, udahindagurika kandi ukitanga utizigamye. Ibi ni nabyo natwe dusabwa uyu munsi. Imibereho yabo ikwiriye kugaragarizwa Imana ko banyuzwe kandi bakanyurwa n'ibyo yabakoreye. Iyo niyo sano y'ibanze natwe dukwiriye kugirana na Yesu muri iki gihe. Ngiyi sano Imana idushakaho, ngiyi Imana isano idushakaho uyu munsi wa none. Inshuti muvandimwe, dukwiye gukorera Imana mu kuri tutaryarya. Ese uyu munsi wa none witeguye gukorera Imana mu kuri utaryarya? Icyo nicyo dusabwa. Imana ibidushoboza, ntabwo twabyishoboza, ariko hamwe n'Imana na Mwuka Wera twahawe twabishobora. Wowe gusa ubushake bwanjye, ubushake bwawe tubwegurire Imana, tuyikorere mu kuri tutaryarya, tutarebeye ku bandi. Inshuti muvandimwe, ujye wirinda kurebera ku bandi. Gira uti njye n'Imana yanjye. Icyo nicyo gikenewe. Imana itugirire neza, idukomeze kugira ngo tube mu byayo, mu izina rya Yesu, amen. Turagushimye Data mwiza, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe. Utwitaho iteka, utugirira neza, uhabwe icyubahiro. Abana bawe twongeye kubona uburyo muri Yosuwa 24 habaye amasezerano akomeye cyane Yosuwa yagiranye n'ubwoko bwa Isirayeli, abihanangiririza kugukorera wowe wenyine nk'Imana itaryarya, kandi yabibukije ibyabaye. Natwe rero uyu munsi dufashe umwanya twibutse ibitangaza wadukoreye. Inshuti Mana yacu, twibutse ibyo watugiriye hato na hato, rimwe na rimwe twirengagiza.
twibutse rwa rwobo wadukuyemo, twibutse bya bitangaza bikomeye wadukuyemo ubwo twari twabuze epfo na ruguru. Reka wongere kutwibutsa ko ari wowe Mana yacu. Twese uko turi aha nta n'umwe udafite ibitangaza wamukoreye. Hari ibyo wadukoreye turi mu mashuri, hari ibyo wadukoreye turi mu buhungiro, hari ibyo wadukoreye mu miryango yacu, hari ibyo wadukoreye turwaje mu bitaro kwa muganga, hari ibyo wadukoreye duhigwa n'abanzi, hari ibyo wadukoreye. Data, warabikoze. Ibyo byose byongera kutwereka yuko uri Imana ikomeye. Reka abana bawe bose bakurikiranye iki cyigisho bongere kwibuka ibyo wabakoreye, nk'uko Yosuwa yibukije ubwoko bwa Isirayeli ibyo wabukoreye. Natwe twibutse ibyo wadukoreye, twongeye kwibuka yuko uri Imana. Reka uturinde guteshuka ku masezerano twagiranye. Aba bana bawe bose tubagushyize mu biganza, ubarinde. Tugushyize mu biganza abadamu batwite, ubakomeze kandi ubarindire imbuto wabahaye, ubongerere icyizere, ubarinde kwiheba no gutentebuka. Twongeye kwibuka Data bataragira ayo mahirwe, bakomeze ubahe kunamba ku masezerano yawe. Bongere kwibuka yuko igihe gikwiriye gisohoye Data bazibukwa. Reka rero tugushyire mu biganza bari mu mazu y'imbohe, bakomeze ubarinde kwebeshwa n'ibihome barimo, kandi ubareberere. Abo tuzi n'abo tutazi tubagushyize mu biganza. Reka rero tukwereke imfubyi n'abapfakazi, ubakomeze. Ni wowe wo kuziba kiriya cyuho, urabishoboye kuko uri Imana. Ubabere mu miryango, uyicaremo uyitindemo cyane. Reka rero tukwereke abari ku bisasiro barembejwe n'umubiri, nabo turabakweretse. Hari abo tuzi b'inshuti zacu, hari n'abaturi kure, abo bose turabakweretse kugira ngo bakomeze. Korere mu baganga babitaho Data nk'Imana, kugira ngo ubwo bazahaguruka ku bisasiro Data bari buzahabwa icyubahiro. Urubyiruko rwacu turarukweretse, abasore n'inkumi, ubarinde kwigira ibyangwe, ahubwo ubahe gukomerera kuri wowe, ubahe kukunambaho, ubahe gukunda iby'ijambo ryawe, ubarinde kwiroha mu biyobyabwenge by'uburyo bwose, ubarinde Data ibibangiza, ahubwo ubahe kwibwira ibyawe amanywa nijoro, maze bakubahe, bagushime, bagusenge kuko ari byo bikwiriye. Ubahire kandi Data ubashakire imirimo, kugira ngo barinde kwiganyira ku buryo bwose. Abakobwa ubahe umugisha uguturutseho, abasore bigende gutyo. Igihe bapfukamye bagusenga bagutitiriza, ujye ubumva. Ngaho rero tugire neza twese. Uyu munsi ni umunsi wa kabiri w'imirimo, tugusabye umugisha. Aho tugiye kwerekeza intambwe zacu duhirwe nawe, kandi abo tugana tubagirireho umugisha, n'abatugana batugirireho umugisha. Reka ubuntu bwawe n'ineza yawe bikomeze kuba kuri twebwe. Reka rero Data, ikiganza cyawe kibe kuri twebwe,